kubyiga natangiye mbyiga gutyo buhoro buhoro nigishwa n'abandi koko icyo gihe nta shuri ryari rihari ntabwo ngo ni ishuri nyashuri ariko nabwo ryaje kuza nyuma nko mu kwezi kwa 12 aho ngaho ni naho natangiriye birangira mbaye DJ mu kwezi kwa 2 kwa 2 aho ngaho nari DJ unakorera mu kibyiniro kandi dukomeye muri Kenya cyangwa ntihabuza umuntu uzavuga ngo abantu bafite igisobanuro cy'umuhanzi ko hari n'umwe nibasiye nzemera ariko ubuze wenda nk'uturere tugize igihugu n'utwo turere nizungaye ni 42 cyangwa ni 342 ibintu nk'ibyo so mu by'ukuri ntabwo ndi umusore kuko ntabwo ndubaka afite imyaka 44 numva ko ntabwo ndi mutoya mbanye none yifuje umugore w'abandi yanasambanye jewe nshobora kwifuza umugore w'abandi ariko ntabwo naba nsambanye ni jewe amahitamo yanjye ntabwo arambwira ngo shaka. Turabasuje mwese mukurikira ibiganiro byacu kuri Inkuru TV mujye mukora subscribe mukore like mutange na comment kubera ko ibitekerezo byanyu nibyo tugenderaho kugira ngo tubahe ibibanogeye nibyo tugenderaho kugira ngo tubahe ibibashimisha kandi reka tubabwire ngo ni byiza kuba mugihumeka umwuka bazima dushimye Imana ikomeje kuturinda abari mu Rwanda abari Burundi n'abari hanze y'ibyo bihugu byombi ariko bakaba bumva ururimi rw'ikinyarwanda mwese turabasuhuje cyane mwebwe mukunze gukurikira ibiganiro by'Inkuru TV imbere ya kamera yacu dufitiye umutumirwa uyu munsi n'umutumirwa ukomeye nkuko muri buze kubyumva mu kiganiro tugiye kugirana ni DJ Adams amaze igihe kitari gitoya muri buze kukimenya mu bintu bigendanye na showbiz cyangwa se na entertainment yaba ku maradiyo mwagiye mwumva mu biganiro byinshi bitandukanye ku maradiyo atandukanye n'umuntu ubirambyemo by'umwihariko ari buze kudusangiza byinshi uko abona umuziki w'iki gihe watambutse ndetse n'uburyo bw'imyidagaduro muri iki gihe uko bukorwa ibyo byose araza kubidusangizamo ndetse tunamenye ubundi DJ Adams tuze kumenya uwo ari we mushobora kuba mwumva ariko mutazi uwo ari we buriya hari byinshi aduhishiye turakwakiriye neza DJ Adams murakoze cyane Vedaste murakoze cyane DJ Adams rero ni muntu ki wenda sinzi ahandi uhere nsubiza icyo ngicyo kubera ko ni byinshi ngo nugwahera byonyine duhereye ku myaka umuntu aba afite batangira gusubiza ibibazo umuntu akubaze nk'icyo ngicyo hari igihe ushobora gusiga byinshi cyane ariko n'ubundi ntacyo ndagerageza gusubiza mu buryo iyo nsubije mpita numva ibyo wasize bikubaza nyuma ni byinshi so mu by'ukuri ntabwo niba ndi umusore kuko ntabwo ndubaka ariko mfite imyaka 44 numva ko ntabwo ndi mutoya navukiye muri Kenya navukira ahantu hitwa Satellite ni quartier iri muri Nairobi niho navukiye amashuri yabanziriza naho niyo nayigiye muri Kenya na kaminuza nayigiye muri Kenya ubwo nabanziriza na secondaire na kaminuza byose nabyize muri Kenya mbere yuko nza gutaha mu Rwanda cyane ko ndi umunyarwanda ariko nubwo mvuga ngo navukiye muri Kenya nabwo byatewe n'ibindi bibazo navuga ko byageze ku bibazo byabaye mu Rwanda muri 1994 muri jenoside yakorewe abatutsi ariko nabwo byagiye kumera nkabyo kubera ko nibyo byatumye bamwe mu banyarwanda bahunga igihugu muri 1959 nanjye nza kwisanga ababyeyi banjye bari muri abo ngabo batumye cyangwa se bakuriye hanze nabo noneho nanjye mvukirayo muri ubwo buryo ariko nabwo buje ko ndi umunyarwanda wuzuye nkaba n'umunyakenya wuzuye iyo ni nka identite yawe cyangwa se nk'umuntu nka DJ Adams ariko se noneho DJ Adams wenda mu bigendanye n'imyidagaduro ni muntu ki ngaho ndahera urabona ko ibyo byose ntabwo natangira nkubwira ngo natangiye nkiri umwana ahubwo wenda navuga ko natangiye kubikunda nkiri umwana kuva muri 86 nibwo navuga ko natangiye kumva nshaka ibintu bijyanye n'umuziki cyane kwa kundi ushobora kuba wumva ushaka kwiyegereza radio kwa kundi wumva ushaka kwiyegereza amakaseti n'ibindi bintu byose bijyanye n'umuziki ariko ni mu gihe cyo gihe utashoboraga kubikora bitewe n'imyaka umuntu afite noneho ndakeka navuga ko natangiye neza muri 1993 nibwo nasoje secondaire kwezi kwa 11 nta kindi kintu uri bukore muri icyo gihe kubera ko nyine uririrwa mu rugo
urafatwa ni nkaho uri umuntu mukuru, usibye ko nanjye icyo gihe nubwo nari ndi mukuru cyane 93 nari mfite 17, ariko n'ubundi ntabwo byambuza gukora ibintu bimeze nk'ibyo abantu bakuru. Ni naho natangiriye ubu DJ kubyiga, natangiye mbyiga gutyo buhoro buhoro nigishwa n'abandi, koko icyo gihe nta shuri ryari rihari, ntabwo ngo ni ishuri nyashuri, ariko nabwo ryaje kuza nyuma nko mu kwezi kwa 12 aho ngaho. Ni naho natangiriye birangira mbaye DJ mu kwezi kwa 2 kwa 2 aho ngaho. Nari DJ unakorera mu tubyiniro kandi dukomeye muri Kenya. DJ ku myaka ingaho ubwo? 17 uri mu DJ kabisa? 17. Ango nari mbizi nanabishoboye nanabikunze. Hanyuma rero utangiye ufite imyaka 17 muri Kenya ucuranga ukina imiziki mu tubari mu tubyiniro. Ntabwo navuga ko ari mu tubari cyane kuko naguha icyo gihe tubari ntabwo hari utubari twakwita ko ari utubari nk'uko hano ushobora kuvuga ngo nta kabari, ariko katari kari mu imyidagaduro ngeze hariya. Icyo navuga zari night club cyangwa se boîte, nizo nakozemo kuva icyo gihe kugeza 97. Wumva ko nabifatanyaga n'amasomo, ubwo ni kaminuza. 97 nibwo naje kuza mu Rwanda. 97 nabwo ntangirira hano mu Rwanda mu tubyiniro twa hano mu Rwanda. Utwo nk'utubwiye byasaba kuba ufite imyaka ihagije kugira ngo ushobore kutwumva cyangwa se kutumenya ko twinshi ntabwo tugihari ubu ngubu. Ariko hari abatugiyemo bakurikira iki kiganiro bari mu nanjye niyo mpamvu nakubwiye hari abari butakare, ariko naho ntabwo bari butakare cyane kubera ko mu myaka yabo utubyiniro duhari ndatuzi, wenda ntabwo njyayo gucuranga ariko ndatuzi. So wenda nahera ku tubari twari duhari, ndavuga aho nagiye ngera cyangwa se by'umwihariko navuga aho nagiye nkora. Natangiriye ahitwa i Remera, hari harimo inzu y'uwitwa Sekarije. Yari inzu isanzwe, ari sale isanzwe, ariko harimo akabyiniro muri weekend bakira amakwe n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Ango niho nahereye, ni hari i Remera hafi ya police, ndetse ni metropolitan police, ari nyuma ya stade gutya gusa n'ujya Kimironko. Ango niho hambere nabanjije gukora nyigera hano mu Rwanda, ariko ntabwo byambuzaga no kujya nyuma yuko mva aho ngaho. Hari umuntu wari ufite ibyuma, waguze ibyo byuma by'ako kabyiniro kitwaga Vision Club, ni Vision 2000 niko yitwaga, nubwo hari hakiri muri 97 98. Umuntu waje kubigura yitwa Virgile Rugema, yanakoze kuri Radio 10, yanakoze utubari twe nawe bwite, yanakoze n'indi mirimo izwi. Ubwo ngo ni muri 98 nibwo yazije kugura ibyo byuma. Nanjye noneho nkomezanya nabyo cyane ko nari mbenyereye kubikoresha, kandi yari nanjye ni nanjye nyine wari uhari mu gihe yajyaga kubigura. Usibye ko muri icyo gihe nabanje gukorana na papa witwa Rutura, baramuzi cyane, ni umunyamakuru, witwa ni umunyarwenya Nkusi. Ntabwo gihe nakoranaga na papa, ubwo icyo gihe Rutura we yarakiri muto, ndafata ko yarakiri muto, ntabwo yarakiri muto, yumva ko narakoranaga na papa we, bivuze ko yarakiri muto. So nyuma naje kujya mu mujyi mu kabari muri club nanone mu byiniro kitwa Panafrica na n'ubu ngubu iracyahari, ariko utubyiniro twari duhari kuri icyo gihe ntabwo tukibamo, hahindutsemo ibindi bintu, niba ari inzu zo kubamo nakwakira akabyiniro, ariko twari duhari. Hari akitwaga Safari Night Club, usibye ko hari n'akandi ku ruhande kitwaga Black and White. Nangwa ni muri 98 aho ngaho. Nyuma gatoya naho haje gusa ni nkaho afunze, Virgile afungura ahandi hitwa Casablanca. Club Casablanca, umuntu utayizi, ni club yari ifite amateka yayo yihariye, kubera ko ntabwo ariho honyine hari afite ayo mateka, ariko ni hamwe mu hantu hari afite amateka yihariye, kubera ko mu gihe abantu bamenyereye ko kubyina ari amasaha ya nijoro, hari aho twege twatageraga ku buryo saa 7 saa 6 z'amanywa umuntu yabaga hari tari yahageze, aba mbere bahageze batangiye kubyina, kandi bazageze ejo mu gitondo cyangwa se igihe bari buruhire bagataha. Kubyina saa 6 z'amanywa, yego. Urumva ko hazagamo urubyiruko rwinshi. Niyo mpamvu nakubwira ngo kugeza ubu ngubu ushobora kwibaza ngo kubera iki Adams aziranye n'abantu benshi, ushobora gusanga ni babandi bari bakiri batoya kuri icyo gihe. Urumva ko ubu ngubu hamaze kwiyongeraho imyaka nka 22.
ku muntu wari ufite imyaka 17 18 kuri icyo gihe afite imyaka 40 urabyumva. So ni umuntu w'urungano, nafata ko ari urungano, si ko wenda nawe murutaho gati, ariko niyo mpamvu ushobora gusanga nziranye nafi abantu benshi ubona ko ari nk'aho ari bakuru kuko bazi bakiri batoya. So bakuze bambona ari gihe bacurangira ari ibintu nk'ibyo ngibyo. Naje kuhava kandi nakoze navuye aho ngaho njya cercle sportif ango ni muri 2000 nibwo nahagiye 9 aho ngaho cercle sportif icyo gihe yari hari kandi yari imeze neza. Cercle sportif nakoze 2001 nza kuza KBC Planet Club icyo gihe yitwaga Planet Club KBC, ariko ngo yahinduye izina yitwa Happy People cyayo yitwa People. Happy People ni igitaramo cyajyaga gikorwa na banyiri People cyitwa Happy People bagikoraga mu Rwanda cyangwa se Burundi, ariko ngo yitwa People. Nayo iracyari hano Kacyiru, usibye ko aho yakoreraga aho barimutse bajya mu yindi nyubako cyangwa se bajya ahandi, ariko atari kure cyane yaho. So nafata ko arangaho nakoreye, usibye ko na mbere yaho gato hari ahandi hantu nigeze gukorera yitwa Maxims, kara kantu gatoya apana Maxims ni mu gikari cya Maxims. Kara kameze yari imeze nk'inzu, ariko icyo gihe nari ntangiye kujya nicurangira abantu bakuru gusa ntagishaka kwiteza abana. Nanongo nago nyikina ibintu by'abana kugeza nanongo. Iyo uvuze iby'abana ni abaho, ndavuga injyana wenda injyana z'abana zirimo abana, bashaka injyana z'abantu bangana nkanjye cyangwa se banduta. Ariko iz'abana batoya sawa nazikore nazikina, ariko mba numva nataye ahantu nakagombye kuba ndi, mba numva nagumana n'abantu tungana kurusha ukuntu nagumana n'abana batoya cyane. Izabana ni nka ziriya twumva za mabigibigi se cyangwa apana mabigibigi nyine hari injyana zishobora kuba zitazaba iz'abana mu gihe kiri imbere, ariko ngo nafata ko ari iz'abana z'urubyiruko ruhari ubwo ngubwo iziharabako iziharawe bita ko zigezweho. Izo ngizo nanongo ndazizi nyinshi cyane, n'inshasha zasohotse ndazizi, ariko binshimisha izo ngizo kuzikina kuri radio, kuko kuri radio audience itandukanye n'abantu urimo gukina. Izo ngizo kuri radio nabikora, ariko ngiye ahandi mba numva iby'abana bitandukanye n'ibintu nshaka n'abantu ngana nabo. Mbese mba numva ni nkaho ndimo kuganira kuri radio, ubwo nafata ko ndimo kuganiriza umuryango, ariko ndimo gucuranga mba numva naganira n'abantu burungano. So nanagiye nacuranga amasaha make nkacuranga ngira abantu bakuru, abatoya nabo bakategereza abatoya bagenzi babo bakaro baganiriza. Hanyuma rero urageze muri 2000, ubwo twatugeze muri 2006 ni nabwo naretse gucuranga mu tubyiniro no mu mabuwate, nubwo nabihagaritse mitantangira radio. Gutangira radio mu by'ukuri nago navuga ko nigeze nsaba akazi, ni kimwe mu bintu no kugeza ubu wenda navuga nago biranyorohera, mbona ari kimwe mu bintu bingoye kubwira umuntu ngo wamaye akazi, birangora ibyo ngibyo. Ikinyorohera no kumubwira ngo kino kintu nagikora ibyo ngibyo, noneho wowe nkakwereka uburyo ibyo bintu bikorwa, noneho ukihitiramo niba ibyawe ushaka ko bikorwa neza cyangwa ko biguma uko byari bisanzwe, ni gutyo bimeze. So nago nakwirwa nkubwira ngo wambabariye ukama akazi, ahubwo genda kubwira ngo akazi kawe ubundi karaburamo ibi n'ibi. Niba wumva ubikeneye ndahari, niba wumva utabikeneye wagumana ibikunejeje, nta kibazo, akazi nakawe n'ubundi. Abantu bakwigiraho mu buryo bwo gusaba akazi ugaragaza icyo kiri mu kazi kugira ngo oya nago genga saba, ahubwo giye nkwereka ikintu nshoboye, noneho ugahitamo niba wumva ko nshobora gukomeza kubigukorera cyangwa se ko wagumana ibyo urimo gukora. Ariko niba uri muri business ibyo byose ugomba gutekereza ngo igikenewe kurusha ibindi ni iki. So giye ku giti cyanjye nagushobora kubwira ngo nzaza nkubwire ngo ndashaka guteka cyangwa se ndashaka kudoda cyangwa se ndi umutayeri cyangwa ndi umushoferi cyangwa ndiki, nzaza nkubwira ngo imiziki iri hano nago ibereye abantu bari hano, ikiganiro kirimo gukorwa nago kibereye amasaha kirimo gukorwa cyangwa se n'uburyo kirimo gukorwa. Giye ntekereza ko atari bwo buryo bwiza, giye numva byakorwa gutya na gutya na gutya, ariko wowe niba wumva ko uko bikora ari sawa nta kibazo, wowe wagira gute.
bakomeza ibyo ngibyo nta kibazo. So ni muri urwo rwego nibwo natangiye radio, nacuranze indirimbo ahantu mu kabyiniro, ni nanugari kure, ni kuri golf club Nyarutarama. Hari harimo aba boss, nabita aba boss cyangwa se abantu bakuru, nkuko nakubwiye ngo ngiye nkunda ahantu hari abantu bakuru, ahantu hari abantu batoya najyayo wenda hari ibintu tugiye kuganira, ariko atari ibintu byo ntabwo ari ibintu byanjye kwirwana n'abantu. Ntabwo ari ibintu no kuva kera sinigeze mba umuntu ukururana n'abantu tungana cyane, nakunze kugendana n'abantu banduta. Kuva kera nkiri muto sinigeze menyera kubana n'abantu, wenda niho byatangiriye byose. So kuri golf club nsanga umuntu hari abantu benshi, ndibwirwe mbarondora benshi barahari, n'abantu nyine ni bakuru nkuko mbikubwira ko ari abantu bamaze kumenya abantu bakuru icyo bivuze. Ni bakuru, nanubwo ari bakuru gusa ngo mu myaka no mu bihagararo, n'abantu bakuru bafite responsibility, no muri business bakari bakuru, business ni bakuru, n'abantu bafite responsibility zabo nyinshi. So kuri icyo gihe ni kera 2006 yari major ubu ni nyakwigendera yitwa Alex Shumba, mbonero no kumwifuriza iruhuko ridashira, and ku abareba Inkuru TV wenda bamuzi cyangwa se bazi umuryango we, icyo nababwira nuko nkimushimira kugeza na n'ubu ngubu, cyane cyane ko nashakaga gukora kuri radio cyane, ariko nanone nkaba nimva ko ntari wa muntu uri ugende mbabwire ngo mwamba wari mukamakazi, kubera ko ntabwo ari ibintu byanjye gusaba akazi, ariko mwumva ibintu abanyamakuru barimo gukora, nkumva hakagombye ko harimo gukorwa ibindi byiza kurusha ibyo ngibyo, kandi jyewe ndumva nabikora. So naje guhura nawe ndimo ncuranga indirimbo nyinshi, ndatari na nyiha kuko harishize umwanya, buri ndirimbo nkona barabyishimiye abantu bari aho ngaho. Haza kuba igihe tugiye gutandukana, bwije arambwira ansaba nimero, nanjye ndayimuha, ambwira ko ashaka arambaza ngo izo ndirimbo nacuranze ushobora kuzishyira kuri CD, ndamubwira nabikora. Nabikoze mu rwego rwo kugurisha, nago nabikoze ngo kubera ko muzi, oya nago nari muzi n'abandi hano nari nsanzwe mubona, ariko ntazi ngo ni kanaka. So indirimbo nzishyira kuri CD, nzijyana nzimushyira ahantu yambwiye kuzimushyira, kumbi ni kuri City Radio. Ngeze kuri City Radio zari CD ebyiri, ndamubwira ngo CD nangahe, ni 20,000 imwe, urumva. So bivuze ko yagomba kuba 40,000, narambwira ngo urampenze, ndamubwira nago naguhenze, ahubwo ugiye naguha ibintu bihenze kurusha uko ubitekereza, birahenze kurusha ayo mafaranga. Gusa abamaye 20,000 kuri CD imwe, ndarambwira ngo arabanza yumva izo ndirimbo, hanyuma noneho indi azayama ikindi gihe ngarutse nyine babanze yumva iyo yindi, kuko yarambwiye ngo amaze kumva imwe, indi nago arayumva. Nabwiye iya mbere wayikunze, agira ngiye wakunze nanogo ariyo yari nziza kurusha iyo ngiyo yindi ya kabiri. So iyo ngiyo ya kabiri nayo ndaguha umwanya uhagije ugenda uyumve, nusangamo indirimbo imwe utakunze uzambwire ngende nkore iyindi, izo ngizo tuzibare ko ari imfabusa, nayo uyigumane, ariko nzashyiraho n'indirimbo zitari kuri iyo ngiyo kandi zose nziza, kuko indirimbo ziri ku isi nago wazishyira kuri CD ebyiri zonyine. Ni indirimbo nyinshi, izo nashizeho ndazizi, izo ntashizeho nazo ndazizi. Turangiza gutyo ndigendera ku 20,000, CD nari nayiguze 1,000 kuzishyiraho, n'igihe wazishyiriyeho kuri machine, ubwo bivuze ko hamwe n'imbaraga n'ibiki byose byantwaye amafaranga atageze no ku 1,500 cyangwa 2,000. Mvuga ngo nundi nungutse 18, nambwira ngo nayari bume, nundi nago ndiwe mombye, none namusabye menshi kubera ko namusanze ahantu hari abantu bafite ibifaranga byinshi, nicyo nabikoreye ibyo ngibyo. None nsubiyeyo arambwira ngo ya CD nayumvise, ahubwo zino ndirimbo ziriho ni nziza, ushobora kuzicuranga kuri radio, ukunda radio? Ndabwira yego. Ushobora kuzicuranga kuri radio nka kuri uzicuranga ari? Ndabwira ndanabikunda, ndanabishoboye. Ubwo uri gushyiramo twatundi tuziryoshye. Gaya ni indirimbo nziza tu. Ni selection juste. Yes, ni selection nari namukoreye. So arambaza ngo niba nashobora kuzikina kuri radio, ndamubwira nazikina. Niba nshobora kuzikinira abantu bandeba gutyo bakishima, noneho abatareba bo abatarimo kumbona bo bamenya ndimo gukora ibiki. Niko gufata yafashe umutekinisiye nanubwo arahari yitwa Dodos Dieudonné Kayitankore, aramubwira ngo ujyana
uyu nguyu umwereke muri studio, umwereke indirimbo zishiremo. Dodose ndabwira hasa rero tugiye muri studio, ndabwira hasa rero ikintu ugiye gukora ni ikintu kimwe gusa, wenyereka ligne ya microphone, unanyereke ligne ya machine, ubundi wisohokere bigendere ibyo ngibyo birahari kuri mixer ibyo gusa nta kindi. Nuko natangiye kuri City Radio, na nubwo nigeze mvuga ngo niba wari wanigeze nandika, nta n'ikindi nigeze nandika cyetse wenda nyuma byayindi gusa kugira ngo bibe formality, ko wanditse ko hakora umukozi ufite ibaruwa, ariko ntabwo nigeze vuga ngo nasabye akazi. Ni gutyo byarangiye, nakoze n'igihe kinini, ndahava njya kuri Radio 1, mva kuri Radio 1 njya ku yindi yitwa nsubira kuri City Radio, mva kuri City Radio njya ku yindi yitwa Hot FM n'ubundi niyo muntu ni nawe nyira City Radio, ndahava undi kuri Radio 10. Okay. Nuko n'urugendo rwa radio. N'urugendo rwa radio. Ubwo nago ndatangira televiziyo. Mu minsi iri imbere tegereza. Ubwo natangiye kugera no ku Nkuru TV. Ubwo n'izindi none zitari YouTube naho zitari yo za ukora online baraza kubona. Vuba cyane. Okay. Hanyuma DJ Adams wagiye ukora n'ibiganiro ariko bya entertainment. Icyo gihe cyose nta kindi kintu nigeze nkora kitari umuziki. Mu myaka yose 27. Haba atari ukuvuga ngo ni ugukina indirimbo gusa, ahubwo kuganira kuri showbiz cyane. Nibyo bintu byanjye, umuziki n'ibinezeza abantu, usibye ko kunezeza abantu no kutabanezeza bizamo, ariko bitewe n'ukuntu umuntu yumva ibintu cyangwa se uruhande we ahagazemo. Buriya buri muntu wese abari mukuri biterwa n'igice uhagazemo. Abantu bakunze kukumva bambuka gushyira no mu majwi bati DJ Adams yibasira abahanzi nyarwanda. Hundi utekereza ko byaterwaga n'iki? Byaterwaga no simbizi n'ubu ngubu niba bigihari, wenda birashoboka ko nubwo bizagera birangira ibyo ngibyo. Ibyo bizakomeza bibe bihari kugeza igihe abantu bazasobanukirwa ko atari ukwibasira abahanzi, kubera ko cyane cyane ko nta n'umuhanzi n'umwe nigeze nibasira, habe n'umwe n'umunsi wa rimwe, nta n'umwe. Abo bita abahanzi ni muri rwa rurimi rwabo, ahubwo bijya binyobera ngo naye tangiye mbabwira ko navukiye muri Kenya, naje mfite imyaka iri hafi 20. Hari abandi bantu bavukiye hano mu Rwanda na mbere yanjye bakagombye kuba bazi Ikinyarwanda kundusha. Iyo tuvuze abahanzi ntabwo tuba tuvuze buri muntu wese waririmbye indirimbo, kuko ko twese tujya mu nsengero zitandukanye, abantu bajya mu rusengero bakaririmba. Iyo mwaririmbye muba mwabaye abahanzi. Iyo mwagiye mu rusengero mukaririmba biba bivuze ko mubaye abahanzi. Muba murimo kuririmba nyine n'ukuramya no kugira gute, ntabwo ari uguhanga. Uwahanze ni wa wundi wakoze yandirimba script n'uwayiririmbye kubera ko inyinshi wenda ngo ni indirimbo zo mu bitabo, ndakeka nabayeho umudive nabwo igihe gitoya. Ni indirimbo zo mu bitabo, ni indirimbo undi muntu yaririmbye, noneho twege tukazisubiramo tukaziririmba. Ibyo ntabwo bivuze ko twege twaziririmbye tuba twabaye abahanzi. Umuhanzi ni umuntu ufata ikintu kitari kiriho akagishyiraho. Rero abantu bakora nk'ibyo ngibyo, nihagira umuntu umwe wenyine uvuga ngo naramwibasiye umeze gutyo, cyangwa nihabuza umuntu uzavuga ngo abantu bafite igisobanuro cy'umuhanzi ko hari n'umwe nibasiye, nzemera. Ariko icyo ndetse nuko nta n'umwe, wenda niba narabivuze ngo wenda abangabo bavuze ko nibasiye abahanzi, bakagombye gukoresha imvugo n'ubundi bakagombye kuba bazi nibasiye abahashi. Ntabwo ari abahanzi, ni abahashi. Umuntu ufata ikintu kitari icye akacyita icye agamije indonke muri icyo kintu, kuri jyewe ntabwo ari umuhanzi, ni umuhashi. Na n'ubu baracyahari, ni na benshi. Ariko hari abavuga bati none se umuntu asohoye indirimbo nta magambo ye, indirimbo ntiyari hari wenda n'amashusho nayo yifatiye, wenda na beat niyo yishakiye, ubundi ntabwo aba ari umuhanzi. Iyo wakoze ibyo ngibyo nk'uko bivuze ubu uri umuhanzi. Ariko aba ngaba abandi nkubwiye aba ari abahashi, nk'uko nagusobanuriye abahashi. Ni umuntu ufata ikintu n'ubundi cyari gisanzwe gihari, urumva, yamara kugihinduramo nk'uko wenda abo yumva yabihinduye, ariko bikaguma ari bya bindi n'ubundi, akumva ko ari cyo kintu azakuzanira wowe ukigure kugira ngo we bimutunge. Ndabyita guhaha, nibwo buhashi ndimo kuvuga. Ni ugusubiramo indirimbo z'abandi.
gusubiramo indirimbo z'abandi ntabwo bibujijwe, ni byiza unabikoze ariko ukemera ko ari cover, indirimbo atari iyawe, indirimbo ari iy'undi muntu. Byanagutunga gukora cover ariko uvuga ko atari iyawe. Uyu munsi ubu hari nk'abahanzi nyarwanda wemera ko ari abahanzi cyangwa abo ubona nk'abahashyi? By'umwihariko nitujya muri abo ngabo turagerageza gutandukanya kubera ko ibyo byose abasagihobe, abahanzi, abahashi bose n'abantu bagiye babaho no kuva mu myaka ya kera no kugira indirimbo zatangiye kwitwa indirimbo no kugeza na nungu bazakomeza babe bahari, bazanakomeza babe bahari, n'abahashi bazakomeza babe bahari, n'abahanzi bazakomeza babe bahari. Wenda icyo turi burebe ndakeka turi burebe generation nshyashya, abantu twakwita ko ari new generation cyangwa abantu batoya, kubera ko turabatandukanya. Nitujya ku bakobwa no gushobora kugereranya wenda bano bakobwa barimo kuririmba ubu ngubu, ufata ibyo baririmba ugerageze kubigereranya n'ibyo bakayirebwa na bakamariza n'abandi bantu nk'abo, abo bari ku rundi rwego rwabo, tutakwirirwa tunabagereranya n'abarimo gukora ibyo barimo gukora ubu ngubu. Si uko wenda babikoraga neza cyane, ariko ni mu gihe cyabo ibyo bakoraga babikoze kandi babikora neza. Ahubwo muri kino gihe harimo iterambere, ababikora bo barabikora aho kugira ngo babikore neza ahubwo bakabikora nabi. Sinzi aho byagiye, niba byose undi cyeti nakayirebwa cyangwa se abandi bantu b'icyo gihe batubwire niba inganzo barayifashe barayigumanira, niba amagambo barayaririmbye yose, niba injyana baraziririmbye zose ku buryo abasigaye basanze ntazihari. Bivuze ko birashoboka cyane ko abahanzi b'ubu ngubu abenshi byarabayobeye, ntabwo nita abahanzi ntaranagera ku bahashi, kubera ko ku bahashi bakagombye no gushaka ibindi bajya gukora, aho kugira ngo baze gukora ibintu noneho banabikore nabi kandi bita ko barimo bagiye kubikora. Nk'uko ushobora kuba uri umunyamakuru, aho kugira ngo utare amakuru ahubwo ugakora ibindi, uwo kajya hari ugafata amakuru y'undi muntu ukaza ukavuga ngo ngiye mvuye gutara amakuru. Ni gutyo giye bifata ko niho bipfira. Hari abo wavuga buti nibura mbona bavamo abahanzi nibura? Ngiye kujya mu mibare nabo barahari benshi cyane cyane ko ngo tufashe wenda nko muri uyu mwaka wa 2020, 2019, 2018, 2017 wenda duhere aho ngaho. Hari abantu bagiye bajya ku ishuri ryitwa Nyundo Music School, baragiye biga umuziki, bavayo bashoboye, bavayo babizi kubera ko bafitemo ubumenyi, ariko ntabwo twakwirengagiza ko hari n'abandi wenda ku mpano yonyine batashizemo n'amashuri babayeho baranahari no kugezana n'ubu ngubu. Hari n'abandi no kuri ayo mafuti yabo babayeho kuri icyo gihe, hari n'abandi bayafite no kugezana n'ubu ngubu. So nushaka ko nkubwira abo banyamafuti nabo barabizi ko ari abanyamafuti. So sinakwirwa mbitindaho kuvuga ngo ni abanyamafuti, cyane cyane ko nabo babizi no kubivuga. Ntabwo byaba ari ikintu gikomeye cyane ngo ni ugusebya cyangwa no kugira gute, kubera ko nawe ubwawe umubaje mu byo uhuye n'umuntu ubizi, wenda akaza akanyegera umuntu nkanjye uzi amafuti n'ikitari amafuti, ntabwo ubundi mu by'ukuri ntabwo uri umunyamafuti yabyemera, ariko agiye ahandi hantu ashobora kujijisha yakubwira ngo agende umuhanzi. Uyu munsi hari abahanzi ukunda mu Rwanda? Abahanzi nakubwiye ko bahari benshi, ndavuga bukunda ntabwo nigeze mbanga, kandi nabwiye ngo kuva 8-6 nakunze umuziki. Niba narakunze umuziki bivuze ko uwo muziki ukorwa n'abahanzi. Ndi mu Rwanda ndacyakunda umuziki, nakwiye ko n'ibiganiro nkora bijyanye n'umuziki, bivuze ko hari abahanzi specifically giye nkanjye nka Adams nkunda, hari abahanzi bakundwa n'undi muntu hariya bakundwa na Vedasti, hari abahanzi bakundwa n'abantu benshi, cyane cyane ko aho nkorera bisaba kuba hari abantu benshi, ndavuga kuri radio, ngiye no mu kabyiniro cyangwa se ahantu mu kirori muri fete runaka cyangwa muri party runaka, aho ngaho naho haba hari abantu benshi kandi buri muntu wese afite uwo akunda. Hari n'abakunda n'abahashi, ariko ngiye nago nabashishikariza gukomeza ibyo ngije kuko nta kintu byabamarira. Naba barakubabaza umutima, impamvu ni hari ibyo ushobora kumubwira kugukorera ukabuzi ngo arabikora, nyuma ugashiduka ntabyo ukisanga nabyo wakoze, ibyo byishimo warutegereje ukabibura, cyangwa se nawe ubwe
n'izo nganzo n'ubwo bujura akabura ahandi hantu yiba noneho ukazamushaka ikindi gihe waramukunze ukamushaka ukamubura. Bose ni ingero z'abantu bagiye babura kandi wenda bariswa abahanga kuva kera. Wenda tube specific nko mu bahanzi batwaye Guma Guma ntabahubona ubwo se Guma Guma n'uhe muhanzi wigeze yitwara? Ntabahashye rero bose uko bangana zose uko zingana. Nta muhanzi wigeze ujyamo hariya ngo aho akagombye kuba barazitwaye ntabwo bigeze babona ayo mahirwe bitewe nanone n'izindi mpamvu zitabaturutseho, ziturutse wenda ku itangazamakuru, ziturutse ku abategura ibyo bitaramo, abategura ayo marushanwa n'ibindi nk'ibyo. Urugero nakubwira rw'iyo mitegurire ni uko hari imipira ni ibintu, umupira nyine ni umupira, ariko habayo basket, hari football, hari volley, hari rugby, hari tennis, hari golf. Izo ni ingero z'imipira. Amategeko yo gukinira mu mipira aratandukanye, unarebye wenda na forme z'iyo mipira, imwe ifite uburyo iformye, indi ifite uburyo iteye. Umupira wa golf nagora umupira wa tennis kandi ujya kunganya ubunini. Umupira wa basket ujya kunganya ubunini n'umupira wa football, ariko nago bikoze kimwe. Umupira wa rugby ufite forme yawo bitewe n'icyo ugenewe. Ibyo byose n'amategeko ajyanye no gukinira iyo mipira aratandukanye. Rero kunzanira umuntu ukora hip hop, ukazana ukora R&B, ukazana ukora afrobeat, ukazana ukora wenda tubyite gakondo, bose ukabashyira gukoresha itegeko rimwe, kabone nubwo byose ari umuziki, ariko amategeko agenga ibyo uwo muziki barimo gukora biratandukanye. Niyo mpamvu rero byari byoroshye kubonamo bahashi kurusha ukuntu wabonamo abahanzi. DJ Adams, uyu munsi mu Rwanda hari icyo bita bakunze kuvuga showbiz, hari abavuga entertainment. Showbiz itandukanye na entertainment. Entertainment ni imyidagaduro muri rusange, uko yabingana kose, kubera ko n'ibiryo abarezi ni imyidagaduro. Bayita imikino y'amahirwe, ariko akaba n'imikino y'amahirwe ariko irimo imyidagaduro. Kuri iyo ujya gukina hari ubikora gutyo kubera ko bimushimisha kubikora, iyo ni imyidagaduro. Noneho twajya muri showbiz. Showbiz ni iki? Show ni ikintu ubona, biz undi ni impine y'ijambo business. Ahangaho bivuze uruhande rugaragara ariko noneho rwinjiza amafaranga, rurimo amafaranga. Iyo tuvuze showbiz tuvuge ngo ni ikiganiro cya showbiz, icyo ni ikiganiro gishobora kukwereka amafaranga umuntu yinjije mu ndirimbo yagurishije, amafaranga umuntu yinjije mu bitaramo yakiri cyangwa se yitabiriye, yateguye cyangwa se ibyo yitabiriye, amafaranga wenda ashobora kuba yarahawe n'undi muhanzi mugenzi wenda mu kindi gihugu amubwira ngo uzaze dukorane indirimbo. Ikintu cyose cyose kijyanye n'amafaranga, aho ngaho niho showbiz is. Rero mu Rwanda ibyinshi ni entertainment, kubera ko showbiz iby'amafaranga byo niba binahari ni gakeya cyane kurusha ukuntu abantu babyita. Tujya tubona muri Amerika, muri Nigeria, muri Tanzania, kumva indirimbo zaho urahita uyumva utarumva wenda n'ururimi iriho n'iki, ugahita usobanukirwa ukavuga ati indirimbo ni inya Nigeria, undi akavuga ati indirimbo ni inya Amerika. Mu Rwanda cyangwa se iyi ngiyi niyo muri Afurika y'Epfo. Kubera iki umuntu atumva indirimbo ngahita avuga ati ni inyarwanda wenda turetse ziriya za kera? Ubundi usibye nkuko bivuze nyine, niko akundi niwe twafata ko tubyita gusirimuka, niwe twafata ko ari ubuyobe, niwe twafata ko ari iki. Ariko nabyo bifite ahantu byatangiriye cyangwa bifite ahantu byagiye bitangiriye. Ntabwo turi bufate ko byose byatewe na jenoside yakorewe Abatutsi, ntabwo turi bufate ko ari cyo kintu gikomeye cyane cyatumye ibyo bintu biba. Cyane ko impamvu ndimo kuvuga ibyo ngibyo, abanyarwanda bagiye baturuka ahantu henshi hatandukanye. Byonyine nk'umwereko nguhaye nk'urugero, nakwiye ko giye navuye muri Kenya, hari abandi bagiye bava muri Tanzania, hari abandi bagiye bava muri Uganda, hari abandi bagiye bava i Burundi, hari abavuye Congo, hari n'abavuye no mu bindi bihugu bitandukanye byo ku isi, ari abanyarwanda baza kuba mu Rwanda. Imico bari bafite cyangwa se bakuriyemo aho bari nabyo ni kimwe mu bintu twafata ko byabaye influence y'ibintu baje gukora bageze hano mu Rwanda. Ngiye nkumva ko ibyo muri Kenya ari byo byiza, n'abandi umuhanzi nkumva ngiye gukora ibintu bifitanye isano n'ahantu namenyereye cyangwa se ahantu nakuriye. N'undi wa Tanzania gutyo, wa Uganda gutyo, no mu bindi bihugu byose gutyo.
noneho ahanini ukumva ko biganjije kuba uri umunyarwanda cyane cyane ko nimpura nawe ndasanga wenda wowe uri hano nta kintu cyane urimo kunyereka urimo kumbwira ibintu bya kera giye mvuye ahantu ndabibo kubyita gusirimuka kubera ko nabaye muri capital sinigeze mba mu cyaro ku buryo navuga ngo nabaye mu cyaro ngo menye ibyo mu cyaro cyane niba naranakibayemo nicyo muri Kenya nagwa ari cyo mu Rwanda. So umuntu wa hano twaje guhurira hano dufite imico igiye itandukanye ariko dushaka kwerekana ko aho dukomoka ariho harenze kurusha ukuntu aho turi ariho hakomeye kandi nyamara ariho turi. Bivuze ko nago twashatse kwita ku byacu kurusha ukuntu twashatse kwita ku by'ahantu twari turi cyangwa se n'ibindi tubona ku mateleviziyo n'ibindi tubona cyangwa se twumva ku maradiyo n'ibindi dusoma ku binyamakuru ko bigiye bitandukanye. So icyo ngicyo nacyo ni kimwe mu cyatumye ibya hano bigenda biburizwamo, si uko bidahari birahari ariko ahubwo twafata ko byagiye biburizwamo. Mu Rwanda hari ibintu navuga ngo guhera muri zo za 2008 umuziki nyarwanda utangiye kugenda uzamuka, hari ibihembo byabaga biriho amasalax award, hakabaho za Guma Guma Primus Guma Guma, uyu munsi nta bihari ariko icyo gihe indirimbo zari nkeya kuruta uyu munsi n'abahanzi bari bakeya kurenza uyu munsi. Ubona ari iki gituma abahanzi ari benshi kandi nta bimba motive? Ahangaha rero dukomeza ibyo ngibyo wenda biraza kongera bitugoreho gatoya nidukomeza gukoresha ijambo abahanzi kandi bamwe batari nabo. So naguriwe n'ubundi ikigoranye ni nk'icyo ngicyo nyine, iyo abantu bakomeje kuvuga ngo ni abahanzi kandi mu by'ukuri atari nabo. Abyumva tayari twamaze gusobanura abahanzi inyuma mbere twabanjije kubasobanura. Noneho ngo nanone murongeye mugaruye abatari bo murimo kubashyira mu bintu byakagombye kuba atari n'ibyabo n'ubundi. So aho ngaho none nubwo bageze aho biba indirimbo z'ahandi basigaye noneho byewe nkabona ngo kubera ko uri umunyamakuru mwumva ko nanjye ushobora gutungwa no kuba umunyamakuru nkaza ngakora ibyo ndi bukore ibyo ari byo byose muri ako kazi k'ubunyamakuru kabone nubwo nabikora bitari bya kinyamwuga ariko umuntu uri bumbone hari ari buvuge ngo uriya muntu ni umunyamakuru. Kandi ariko mu by'ukuri nawe ubwawe urabizi neza ko ibyo urimo gukora utarimo gukurikiza amahame cyangwa se ibyo wize cyangwa niba waranabyize bijyanye n'iryo tangazamakuru. Abyumva. So tugiye muri abo bahanzi urimo kuvuga abenshi muri abo ngabo bagiye kuba benshi nyine kubera gukopera no kubura ikindi kintu bakora no kubura creativity yo kuvuga ngo jewe nshobora guhanga, noneho agakurikiza nk'uko nyine mukuru we yakurikije gukora ibintu bitafite icyo bisobanuye bipfa kuba biri ugushyirira umugati ku meza. Naho ngaho niho haza aho ngaho mwita ngo ni benshi ariko n'ubundi mu kinyarwanda biravuga ngo uburo bwinshi sibwo buva mu musururu. Ni nayo mpamvu n'ubundi turabivuga gutyo tukaguma ari mu bwinshi gusa ariko muri quality tukayishaka tukazibura. So nitujya kuri aya ngaho uvuze ngo nta marushanwa buri muntu wese yashatse kugaragaza ko akomeye. Zimwe muri izo ngizo byabayeho mu rwego rwo kugaragaza ko barimo gushyigikira umuziki aho kugira ngo bawushyigikire bo bagashakishamo indonke hariya muri ayo marushanwa. Ni nabyo byaje kwitwa nk'injyo salax yaje kwitwa saranganya kubera ko umuntu wese wajyagamo yagombaga kuvamo hari ikintu yatsindiye kandi mu by'ukuri unarebye nta n'ikintu yakoze kugira ngo atsinde ariko kugira ngo have bitaze kuvugwa ngo kanaka ni ukaze kandi nta kintu yatwaye bifatwa n'inkaho harimo uburiganya. Bo bahishaga uburiganya ahubwo noneho bakabukora mu buryo butagaragara ariko n'ubundi bariganyije benshi. DJ Adams niyo mpamvu bitanahari na nungu kuko amasosiyete yabonye nta n'ikintu kirimo ubundi zire nago bayakuraga mu ibyo bakora nago babikuraga mu mufuka wabo. Nago twavuga ko babuze amafaranga yo guha abo ngo twita abahanzi cyangwa se abo bahashi cyane cyane ko niba ari na gutyo batekereza mu by'ukuri guhemba umuntu mu muziki nago bisaba amafaranga, bisaba gusa kuba yemerwa ko ari umuntu ukomeye cyangwa se ushoboye. Ibyo byonyine niyo mafaranga menshi kubera ko biguha agaciro karenze ko wari usanzwe ufite. Ndakubaza n'urugero nka Michael Jackson cyangwa ufate nka ba Kanye West ubu ngubu ufate ba Jay-Z ufate ba Beyonce, uriya nta mafaranga ngahe wamuhereza ba Justin Bieber nta mafaranga ngahe wamuhereza ku buryo wamubwira ngo ndaguhembye ntayo. Ariko byonyine niba bamuhaye award bivuze ko ari umwe mu bantu bizewe.
niba mu gitaramo yahembwaga 300,000 bitewe na award uburemere bw'iyo award ubwari bwe ashobora kuva aho ngaho kongera kumutumira muri cya gitaramo hahantu wigeze kumutumira umwaka ushize muri uyu mwaka kumutumira ari nka miliyoni cyangwa 1,200,000 ariko award iyo ngiyo ituma uzamuka nagushobora kongera gusubira hariya kuri ya mafaranga wari usanzwe ukorera nicyo gitandukanye na award za hano kubera ko nanungu usanga umuntu arishyuza ngahise ngo nago banyishyuye 50,000 nicyo kimushinga nicyo kimuhangayikishije kurusha agaciro iriya award yamuhaye. DJ Adams ujya ukurikirana amakuru atajyanye n'imyidagaduro? Ntabwo ari ibintu byanjye. Ubu ku buryo keretse bimfitiye akamaro wenda nko kumenya ngo corona imeze gute, kumenya ngo igihugu kimeze gute, ntabwo ari ibintu byinshi bye nibera mu isi ni imyidagaduro. Ibindi niba hari ibitaro sawa ndamenya ibitaro ngende bibe ndwaye ndabimenya se mbikoresha iki kandi nacyo ntabikeneye ako kandi nka corona nabwo nukumenya ngo amabwiriza leta iravuga ko twitwara gute naho imibare y'abarwaye bazambariramo nanjye ninjyamo. Ubu nka Minisiteri y'Ubutabazi ntuzi uko yitwa? Umbwiye amazina ibyo ni menshi ariko icyangora muri ibyo ngibyo nayakubwira ariko hari ibintu nanone bishobora kukubwira ugasanga ukuntu abantu babizi bitandukanye n'ukuri kwabyo cyane cyane nuvuga ngo Minisiteri y'Ubutabazi, Minisiteri y'Ingabo cyangwa se Minisiteri ya Defense byose bifite amazina ariko mwibutse ko navukiye muri Kenya, mwibutse ko ndi umu anglophone, mwibutse ko amazina menshi ari muri minisiteri zo mu Rwanda ari mu Gifaransa. Shobora kuyakubwira minisiteri zose ndazizi ariko nzizi zose mu izina ry'Icyongereza kandi nago bibujijwe cyane cyane ko mu Rwanda hari Icyongereza, hari Igifaransa, hari Igiswahili hakazamo n'Ikinyarwanda. Urumva so nubwira ngo Mineduc je shobora kubwira Ministry of Education, Ministry of Defense ngo baravuga Minadef ariko ubundi ni Ministry of Defense. Ugiye muri Kenya mu mpine ni MOD cyangwa se nyine MOD, Ministry of Defense. Ariko Ministry of Health, ariko Ministry of Agriculture zose ndazizi, izo ministeri zose ndazizi. Ariko ubuze wenda nk'uturere tugize igihugu ntabwo yenje ntabwo ari ibintu byanjye nibera i Kigali ibindi ndajya gushaka biki. Reka tujye ku intara sawa. Urasirazuba, Urengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru n'umujyi wa Kigali. Ntabwo yenje ntabwo ari ibintu byanjye nibera i Kigali ibindi ndajya gushaka biki. Reka tujye ku intara sawa. Urasirazuba, Urengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru n'umujyi wa Kigali. Ako ngako ni sawa. Tujye ku ariko nzi ko n'utwo turere nizungaye ni 42 cyangwa ni 342 ibintu nk'ibyo. Uturere simbizi njya mbikurikira ibyo ngibyo. Ikintu wenda ushobora kumbaza ugasanga wenda nkeneye no kukimenya ni indirimbo y'igihugu. Je ngiyo yimbagije ngo ni ikintu ngomba kumenya ibindi se ndabikoresha. Espace ntari biniyeranje. Urumva n'ibyo bindi ndabyiga ngo bimfashe iki. Wasanga hari ibizamini uzajya mu bakabikubaza. Ikihe kizamini se nago zigera njya gusaba akazi ko nago cyangwa umwana wakabikubaza. Umwana azaba ari ku ishuri nose umwarimu ashinzwe iki? Umwarimu nzamuhemba kumwigisha none namukorera ko kwigisha umwana namufasha gusa nkamubwira ibingi bisa kimwe nuko ibintu byaroroshye. Impamvu urimo kumbaza ibyo ngibyo kumva ari nka examen ikomeye nuko ntabikeneye. Igihe nzabikenera igihe ari cyo cyose murandasi yaraje. Ni ibintu byoroshye ibyo ngibyo. Hari utakagombye kubika mu mutwe nta kintu birimo gukora. Tugaruke muri entertainment. Hari n'ibiganiro wagiye ukora ku bahanzikazi bashinja abanyamakuru n'abandi bantu b'aba DJ ngo ruswa y'igitsina ivuza ubuhuha. Nanungu barahari benshi nanubwo byarangiye nagore giye babivuze iyo ruswa
ntabwo ari igihe wayivuze, nibo bagiye bazivuga, ni benshi bagiye bavuga kuri ruswa bagiye bahura nazo, cyangwa se bamwe bakazemera abandi ntibazemere. Kutazemera kwabo ntabwo zabujije ko byabayeho, kubyemera kwabo ntabwo bibuza ko byabayeho, cyangwa se ko ari byiza muri byo. Ariko ngiye kukubwira ku kijyanye na ruswa noneho y'amafaranga, yo biroroshye kumenya ko umuntu yaguhaye ruswa y'amafaranga, cyangwa se yaguhaye ikindi kintu, yakuguriye inzoga, yagusohokanye, yakoze ibiki, ni ibintu bifatika ushobora kureba. Ruswa y'igitsina ni kimwe mu bintu bigoye cyane kumenya ko ingi byakozwe ari ruswa. Ariko ntabwo tufata ko bigarukira mu muziki gusa, mu mirimo, mu mashuri, kubona amanota n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Umuntu arakubwira ngo uyu nguyu ni umukunzi wanjye, wamubuza gute kuba umukunzi we? Urumva? Ariko mu by'ukuri icyo bagiye kubikorera aho ngo niwe ushobora kubaza, okay, ko ufite umugore ukaba urimo kumwita n'uyu nguyu umukunzi, ukaba utabarizwa mu idini ryemera abantu kuba bafite abagore benshi, uyu ni fiyanse wa kabiri. Ibyo muvuyemo usibye kumva ko ejo uzaba urimo kumukina, cyangwa se ukanabona n'amamesaje yawe n'ibindi nk'ibyo ngibyo, naho ngo niho bibaza ngo habaye iki. Wenda bo kwerura babivuge ni bakeya bashobora kubikora, ariko kugira ngo we yerure akubwire ngo jyewe nasambanye na kanaka, niyo mpamvu ndi icyamamare, ntabwo wapfa kubivuga. Kimwe nuko n'abanyereza imitungo ya leta atashobora kukubwira ngo iyi nzu nayubatse mu mafaranga n'ibye ndimo gukora muri minisiteri runaka cyangwa mu kigo runaka, warakubwira ngo jye narakoze. So nabo nibo gusambana babyita ko bakoze, bamwe muri bo byarabahiriye, abandi muri bo byarabahombeye. Ikibazo rero aho byahombeye ni nabo bibuka kujya kubivuga. Ni nk'umuntu ni nk'aho bose nyine, ni nk'aho bose ngaho nyine biba imitungo ya leta, banyereza imitungo ya leta, uwo bitagiriye akamaro niwe uvuga ngo urabona twebwe ibiki nk'ibyo ngibyo. Ariko hari amafaranga ushobora kubona umuntu afite ukahita umenya ko aya ngaya atari amafaranga umuntu yapagashije. Uhita ubireba, na leta naho ndakeka ari gutyo babigenza. Barabireba bakahita babona ngo amafaranga mu gihe runaka umaze ukora ntabwo wakagombye kuba ufite amafaranga ya nayo, sobanura aho ayandi yavuye. Rero nabo umuntu nta mpano afite, yirirwa mu basore batandukanye, yirirwa kwa producer, akava kwa producer akajya kwa presenter runaka, akajya kundi presenter, agakinwa rimwe kabiri gatatu, nyuma yaho ngo kamera nka telefone itarimo amayinite, bigusaba guhamagarwa gusa, iyo ngiyo nta kindi kintu. Mbese ni kwa kundi nimuye kumukina, ntabwo ari ukumukina kubera ko hari ikindi kintu afite. Okay. Hanyuma hari abakwemereye ariko cyangwa se bakabikwibwira ko batanze izo ruswa? Ababivuga barahari, ariko ntabwo nakwirwa, bo bashobora kubyivugira kurusha ukuntu ugiye nakongera kuvuga ngo kanaka yambwiye ko yatanze ruswa. Warahari, wenda byaje guhinduka nyuma asanga itari ruswa, we yabikwibwira, cyane cyane ko abakobwa bahura nabyo. Ariko nitujya muri abo ngabo benshi barabizi, yaba mu mashuri yaba no mu mirimo igiye itandukanye. Tukuremo n'icyene wabo, kubera ko abantu bagomba no kumenyana pe. Tukuremo n'ikimenyane, kubera ko kumenyana ni ngombwa. Nubwo bavuga ngo ikimenyana ni kibi, ariko kumenyana ni ngombwa. Tugomba kumenyana, nta kuntu wabaho utamenyanye n'undi. Rero ahangaho byaba bibaye kwivuguruza. Igihe bakubwiye ngo ijisho rya mugenzi wawe, nonse uzaba ijisho ry'umuntu utazi. Urumva? Tugomba kumenyana, ahubwo ibyo dukora nyuma yo kumenyana, icyo kimenyane nicyo dukoresha nabi wenda. Ariko umbwiye ngo ruswa y'igitsina n'ibindi nk'ibyo zirahari kandi nyinshi, barabizi. Abakobwa nibo bazisabwa kurusha abasore, ariko abazazishobora kuzitanga niba zibafitiye akamaro bazabikora. Abazavayo basenya ingo z'abandi cyangwa nabo banduye ibirwara batazakira, ubwo bazihombera cyangwa babyungukiremo, nibo bazi ibyo barimo. Icyiza ni ugukora ikintu ushoboye. Okay. DJ Adams, amagambo aririmbwa mu ndirimbo z'iki gihe uhise iz'abato bakunze kwita ibishegu, bivuga iki? Ubundi birimo koko byonyine kuba byitwa ibishegu, ntabwo ari igihe wazanye iryo jambo. Kuba nzi ikinyarwanda gike, noneho nkasanga abakizi cyinshi bazi ijambo ibishegu, ahubwo ugiye nabanje gusobanuza ngo ibishegu ni iki. Mara kubumva ko ibishegu ari amagambo ajyanye n'urukozasoni n'ibindi nk'ibyo ngibyo arimo avugwa, ntabwo babimbwiye ko bivugwa mu ndirimbo.
noneho genza kumva ayo magambo barimo kuvuga ko ari ay'urukozasoni ari no mu ndirimbo, n'abazikora ubwaho babyiyemerera ko babikora, cyane cyane ko nago genda wa muntu uca mu kirere gusa no hasi nzi kuhaca. So abenshi aho bazikorera n'ibyo bakora mbizi ko bagiye kubikora, ariko nk'uko nayikubwiye abenshi babikora batazi ingaruka bazahura nazo cyangwa se zizateza mu byo barimo gukora. Ariko icyo nzi cyo nuko n'abataramabuye niba banabyara barabizi ko batabyara amabuye, babyara abantu bazakura bazagenda bahura nazo, wenda izo garuka bazahura nazo imbere cyangwa bahura nazo ubu ngubu cyangwa twese duhura nazo. Ariko by'umwihariko cyo nakubwira cyo nta cyiza cyabyo. Niba ari na byiza ni byiza mu mwanya mutoya cyane, ariko nagushobora kurenga igihe, nagushobora kurenga umwanya ungana n'iyo ndirimbo. Niba unayikunda nagushobora kuyikunda niba indirimbo ifite iminota 3, ibyo bintu burimo kumva bikufitiye akamaro iyo minota 3 yonyine, nyuma yango nta kamaro biba bifite. DJ Adams watubwiye ko ufite imyaka 44 ngira ngo niba nibuka neza. Nta mugore kubera icyo udashaka? Ibyo ngibyo kugiye ku giti cyanjye, gushaka no kudashaka ni amahitamo y'umuntu, nta tariki ntarengwa yo gushaka ibaho. Cyane cyane ko ndakeka ko igihe nageze imyaka 80 nshobora kubyara, na Abraham yabyaye afite irenga iyo ngiyo. Niba ikibazo ari ukubyara, niba ikibazo ari ukwitwa umugabo mu bandi, ngo kubera ko gusa mfite umugore, sinzi aba bafite noneho bakaba bafata uko bishakiye, bakaba bafata nk'ibikoresho byibereye aho ngaho, niba hari icyo bibamariye bo ubwabo. Sinzi niba ubwo bugabo ari bwo abantu bifuza. Abagabo ango barimo kumbwira ibyo, ushobora kumbaza ibyo ngibyo byonyine kuri iyo myaka mfite, ushobora kuba njya mu kabari. Abo umugabo ushobora kuza mu kabari akambwira ngo Adams kuki utarashaka, uwo mugabo arimo gukurura umukobwa hariya mu kabari nkuko nanjye ndimo kumukurura, kandi afite uwe mu rugo. Urumva yaje yakuyemo impeta kugira ngo yisanishe nanjye utanayambara. Utanayambara uwo nguwo mbona ari we kibazo no kurusha gihe, kubera ko ugiye ku giti cyanjye mvuze ngo naryamanye n'umukobwa, yego bishobora kwitwa ubusambanyi, ariko we waryamanye nawe, wenda tugiye mu cyongereza bya kwitwa fornication, byajya ku mugabo nk'uwo ngo bikitwa adultery. Bivuze ko we we yakoze ubusambanyi, none yifuje umugore w'abandi, yanasambanye. Jewe nshobora kwifuza umugore w'abandi, ariko nago naba nsambanye. Naba nsambanye ariko bitari ku rwego rumwe n'uri. So abanga bambwira ngo nukuba umugabo n'iki, cyakoze muri kino gihe cya corona yenda byarabafashije. Narababonaga undi bagezaga mu masaa 6 z'ijoro nkangira ngo n'izindi mu kumbe mu rugo nago bashaka gutaha mu ngo zabo byabacanze, kaza kumwariraho ngo nabo ngo barashaka ngo nta mugabo utaha kare. Ariko hari ubu se saa moya nago bataha, saa 3 nago baba bageze mu rugo. Baba bagiye abarara mu modoka, mu mbabarire mukomeze nyine mwihangane, ni gutyo mubishaka. Ariko giye ku giti cyanjye nkubwiye nk'impamvu nyamukuru, nago nashobora kubana n'umuntu uzigera mfata umwanya numve ko yambangamiye cyangwa agiye ko namubangamiye. Amategeko dufite hano nago yanyemerera kubana n'umuntu kuko nshobora kuba ngira umujinya, nshobora kwisanga aho kubana n'umuntu ahubwo tugiye kuba mu bintu bitari byiza. So nago ari ibyo gusa amahitamo yanjye nago araza, mfite ibindi ngomba, hari ibindi byihutirwa kurusha ibyo ngibyo. Niba abandi bihutishwa no kuba bafite imyaka ingahe, je nshobora kuba nihutishwa no kuba mfite ikintu runaka, cyangwa se giye ku giti cyanjye nihugiyeho kurusha ukuntu nango namahitamo yanjye. So igihe bizakundira nimbona ari ngombwa, igihe umuntu azaza akambwira ngo ese ubundi service uziko iyi service uzayihabwa ari uko ufite umugore, izo service bazagumane nta kibazo. Igihe nzazi nimbona ari cyo kintu gisigaye, ariyo service isigaye nzabikora. Mu gihe hari mu gihe hari A hakaba B, hari none alphabet ifite inyuguti 26. A niva mu nzo nsigaje izindi 25, sindagera no kuri C.
ariko hari n'ingo zibanye neza zishobora kuba icyitegererezo kumva kuri abo ku bandi atari kuri jye kubera ko jyewe nta n'icyitegererezo umuntu yawe icyitegererezo cyanjye mu buhe buryo ntazo ujya ubona se ziriho neza zitari abo baciye kubaho neza kwabo ntabwo bivuze ko nanjye bizaba byiza kuri jye kubaho nabi kuri bamwe ntabwo bivuze ko jye nanjye bizabaho nabi ni jyewe amahitamo yanjye ntabwo arambwira ngo shaka wigeze kutubwira ko wabaye n'umudive ubu ngubu se usengera uri umusilamu wavira iki mu badive byagenze bite tugiye mu bintu by'amadini buriya ni ibintu by'imyizerere tu buri muntu wese afite akantu afata akumva ko ariko kamufashije ahubwo jye nshobora kubaza nk'abantu basoma bibiliya cyangwa se bakunda bibiliya kubera iki iyo bibiliya yonyine imwe ikubwira ukajya hariya ukumva ngo kuwa gatandatu n'uwo munsi undi akajya hariya akajya ku cyumweru n'uwo munsi noneho ku cyumweru umwe kumva ngo nzajya kwa Gitwaza undi nzajya kwa Masasu undi nzajya he wowe kuwa gatanu wenda abangaba ni abayisilamu ntabwo ari bibiliya ngo ni abandi noneho jyewe nasomye bibiliya nsoma korani nsanga korani wenda ni ingezi iyo ngiyo kabone nubwo ntazi ngo ni he urumva nimba na korani irakubwira ngo tuzajya mu ijuru noneho bibiliya irambwira Yerusalemu hano hirya ahantu abantu birirwa bagenda bakanagaruka niho hantu nakumva ko ariho heza kurusha Nyarutarama kumbwira ngo tuzajya muri Yerusalemu nshya none se ubu Kigali yo ni iya kera ubu ngiye gutura muri City Tower ntabwo hahitwaga gare kera najyayo nkajya kubayo cyangwa nkajya kuba Nyarutarama cyangwa nkaba Kagugu cyangwa nkaba ahandi aho kumbwira ngo uzajya kuba Yerusalemu hano hirya ahantu bisaba atanarenze 3,000 y'amadolari kugenda nkagaruka niba ngaho ari ryo joro nzigumira hano DJ Adams ujya ufana amakipe cyangwa se ukurikira umupira w'amaguru mu kintu cya mbere nakunda ni ibyo ngibyo kabisa bijya binyobera ukuntu abantu 22 b'abagabo none barimo kwiruka mu kibuga bakurikiye akantu kamwe nabyumva noneho umwe yagashyiraho yakagombye kugashyira n'ubundi nicyo kintu cyamujyanyemo ukabona azamuye amaboko arishimye nyamara sindabona abantu amaze gukora akazi ukwezi kose arahembwe sindabona umuntu ufashe amafaranga ngo nahembwe uwo wizi ko nyine ugomba nicyo wagiye gukora so urashaka hanyuma genda ubitsinde nyine nicyo wagiye gukora nanjye nagiye ku kazi nahembwe none celebrate ngo nahembwe kandi aricyo nagiye n'undi nicyo nagomba gukora so sindabona impamvu ariko ababikunda nta kibazo cyabo babikunda abatabikunda nta kibazo mba ndaho ngaho hagati mbareba abababara abishima nta kinshimisha nta kinshusha muri byo nta n'ikinkonjesha twari twabonye kuri poste yawe uvuga uti Sadate yeguye tugira ngo nawe wari umuri inyuma cyangwa se wari itandukanije nawe Sadate kwegura ntacyo bintwaye kuba ariho ntacyo bintwaye sindi umureo sindi mu APR sindi umuyovu sinkunda football wowe ibyo bakora iyo ngiyo niba ari amashari yabo uko bazayarangiza bazayarangiza uko wenda niba navuga ngo Sadate kwegura niba ikintu gikundwa n'abantu benshi ntabwo aricyo kigomba kuba ngo nicyo kintu kizima nabyumva n'igikundwa n'abantu bakeya ntabwo aricyo kivuze ko ari kibi ntabwo ari gutyo bimeze hano twirwa turirimba ngo tuzajya kwa Nyagasani nyamara Imana ikakubwira ngo kwa Satani niho hazajya benshi none ubwo tuzabigenza gute DJ Adams turi gusoza DJ Adams ubundi yambaye neza bambaye ate ni ibyo ari byo byose ngo nambaye neza ahubwo cyane nta munsi n'umwe mba ntambaye neza kubera ko mpfa kuba ntambaye nago niyambika ubusa sibyo ko bitanambera ariko abambara ubusa bakumva bibabereye bo bagende babikore gutyo wenda ikindi gihe kizagera tumenye ukuntu dushobora kubatandukanya n'inyamaswa hanyuma dusoza niki cyakorwa kugira ngo entertainment muziki aba DJ abanyamakuru mu Rwanda
bive ku rwego biriho bijye ku rwo byakagombye kujyaho, cyane yuko wagiye uvuga ko harimo abahashyi bakita abahanzi, wenda n'abanyamakuru ntitwabakomoje, ariko nabwo bajya muri uwo mujyo. Bona byagenda bite? Ega ibi ni ibintu byoroheje cyane. Umushoferi wenda ahangaha icyo kibazo, ubundi ikibazo ntabwo gisubizwa n'ikibazo, ariko ahangaha uraza kumfasha kugira ngo tubone igisubizo mu buryo bworoshye. Umuntu utwara imodoka ariko abyemerewe yitwa nde? Umushoferi. Umuntu uvura abarwayi baba inka cyangwa se abantu yitwa iki? Umuganga. Umuntu uhagarara imbere y'abantu akabigisha mu ishuri yitwa iki? Umwarimu. Sasa rero reka nkwereke, umuhanzi nawe abe umuntu uhanganye. Buri muntu wese akore ikintu bya kinyamwuga ku buryo ashobora kwitirirwa uwo mwuga akora, naho kujya mu kintu ngo kubera ko niho ibiryo byabonetse uwo munsi, nabyita kuvumba. Ari usibye ko arimo no gusopanya, urimo kwangiriza abantu, urimo kwica izina ry'abantu. Abamotari barabizi neza, iyo batangiye kuvuga ngo abamotari nibo bashikuza abakobwa cyangwa se abamama amasakoshi, abamotari birababaza ibyo bintu kubera ko baba bababeshye. Iyo umunyamakuru agiye agatara inkuru ibogamye cyangwa se ishobora guteza amacakubiri mu gihugu n'ibindi nk'ibyo ngibyo, abanyamakuru babikora bya kinyamwuga baba bumva ko hari mugenzi wabo wagize gute, watannye. Wenda bashobora kumwita mugenzi wabo kugeza igihe bazamenya ko koko atakagombye kuba yitwa mugenzi wabo, kubera ko n'ubundi atakwiye kwitwa mugenzi wabo. So icyo navuga, buri muntu wese akore ikintu cye mu buryo bwa kinyamwuga. Byaba byiza ubanjije kubikunda aho kwijyamo ngo kubera amaramuko gusa. Hari byinshi umuntu yakora kubera amaramuko, ariko bigatuma ubikora nabi kurushaho, ukanabizambiriza n'abandi, ukanikira n'abandi ibyabo. Iki kiganiro tugiranye ukibonye ute? Ni iki wabwira bakurikira inkuru? Njyewe icyo nabongera no kubabwira, musibye no gutekereza ngo muzambona hano gusa kuri Inkuru TV, ni henshi tuzahurira n'ahandi kuri social media. Ndahari, nitwa DJ Adams Rwanda kuri Twitter, DJ Adams Rwanda kuri Facebook, DJ Adams Rwanda kuri Instagram, na DJ Adams Rwanda kuri YouTube. Wowe genda ukore subscribe, nanjye undemere, si babyita kurema, genda nanjye undemere, ubundi turebe, woze urebe niba hari ibitekerezo wahakura. Cyane ko kundemera ni ubuntu, ariko ibitekerezo uzahakura nabikuye ku ishuri kandi narishyuye. Arya hari igitabo wanditse ku bijyanye? Nta gitabo nigeze nandika. Ikiganiro tugiranye ukibonye ute? Ikiganiro ni cyiza, kiri mu mpande zose, nta na kimwe cyasigaye, sibyo ko nyine tutashobora kuvuga byose ngo tubisoze, kubera ko ntabwo twigeze tuvuga ibikoko, ntabwo twigeze tuvuga amamodoka, ntabwo twigeze tuvuga ibiki. Ariko wenda ikindi gihe Inkuru TV nikenera ko tuvuga n'amamodoka, tuzagutumira nubwo tubwire ko mpari se nzajya he. Asante sana, wakoze cyane. Tubashimire namwe mwari mukurikiye ikiganiro turi kumwe na DJ Adams. Nizere ko mwaryohewe. Ibiganiro nk'ibi ngibi nabyo muzajya mukomeza kugenda mubibona kuri Inkuru TV. Nge nari kubw'Imana Vedaste. Bye bye, Imana ibarinde.